nari ntaramenya ko mu rugo kwa nyogokuru nyine bantanze ikuzimu nk'igitambo. Ndaza niyizira i Kigali, nabonaga ubuzima bugoye bwo mu rugo. Numva ijwi rimwe rirambwira ati ntujye gushyingura, irindi bati ujyeyo. Ngeze aho ndavuga nti ntabwo ndi bujyeyo, nintajyaho nta kintu ndi bubi. Ndangije wari ubizi ko bagutanze ikuzimu? Nari ntarabimenya neza, ariko nyine hari utuntu nyine uba ugenda ukarwara uturwara. Nagiraga akarwara ko kuva mu mazu. Tukaba turi muri Mono Park, ahantu ufatira icyo kurya icyo kunywa, hari amacumbi ndetse bakaba bakira n'abageni. Ni ibintu byiza kandi by'agaciro kuba rero ukomeje kudukurikirana kuri Yacu TV. Nkwibutsa gukora subscribe ndetse no kudutera comment kugira ngo tumenye nimba hari icyo twakosora. Imbere ya kamera mfite umutumirwa. Uraho? Aho neza. Amakuru yawe? Ni meza. Wowe uri kurebera mu mafaranga? Umanyi afite? Ibisanzwe. Umeze neza? Meze neza. Biracamo n'amahoro? Yego. Abantu ntago bakuzi, uratangira utwibwira. Yego, murakoze. Amazina yanjye nitwa Nyiraneza Jeanne. Ariko wongere n'ijwi. Amazina yanjye nitwa Nyiraneza Jeanne. Mvuka i Karongi. Mfite umuryango, mfite mama na papa n'abandi bavandimwe tuvukana. Ufite abavandimwe, mama na papa? Yego. Jeanne rero, amakuru y'iminsi? Ni meza, turashima Imana. Ku kanatirere kawe na rinete n'agasaha n'udukweto twiza, ukaba uri gushimira Imana. Bimeze bite se? Sa? Ufite ubuhamya ushaka kutubwira ugasangiza abantu bakabwumva, buhagaze bute? Byaje bite? Byatangiye gute? Mvuka mu muryango w'abana 8. Urugo ndi umwana wa 4. Wa 4? Yego. Navutse nk'abandi bana bose. Nk'abandi bana bose, ngeze nko mu myaka 5. Mama aza kugira ikibazo, ararwara. Arwaye yamaze nk'umwaka kwa muganga, arwajwe na mama we. Akize mama we aramubwira ati aba bana ntabwo wakomeza kubarera wenyine, uzagende usabe se ubufasha agufashe kubarera. Ubwo mwari muri abana 8 mwese mubana na mama papa ntaho hari? Twari turi abana 8, ariko twebwe impamvu yamubwiye gutyo, dufite papa wacu. Abandi bana b'imbere yacu nabo bafite papa. Ubwo mufite papa wanyu ukwanyu muri nk'abangahe? Ntabwo duhuje papa. Mwese? Uko muri 8 buri mwana afite papa we? Buri mwana ntabwo afite papa we, ahubwo tugiye turi udukipe ukuntu. Noneho rero mama akize ava kwa muganga, mama amugira inama y'uko yatujyana kwa papa kugira ngo nyine bamuhe indezo. Mama arabikora, atujyanayo. Atugejejeyo papa yaratwanze. Njyewe n'abandi barumuna banjye 2 dukurikirana. Amaze kutwanga batangira ibintu by'imanza, baraburana bapfa imitungo. Bamaze kuburana nk'imyaka 2, mama niko yagendaga tujugunya. Rimwe na rimwe abantu bakadutora bakadusubiza mu rugo, ubundi akongera akatujyana. Haciyeho nk'imyaka 2 mama aza kutujugunya, yashwanye na papa nyine bya burundu, ubona ko ari burundu. Aravuga ati noneho abana ntabwo nzongera kubarera, kiza nuko wabatwara ukabarera. Tuza gutoragurwa n'umwarimu, yadutoraguye ko turi 3. Twari turi ahantu ku muhanda. Ubwo ni mu kahe karere? Mu karere ka Rutsiro niho kwa papa. Yego. Noneho rero umwarimu atugirira impuhwe, aradutoragura tujyana iwe. Ariko atujyana nko mu bigiye kuduha icumbi ry'umunsi umwe. Tugezeyo twahamaze nk'iminsi 3 ndi kumwe n'abo barumuna banjye. Mama araza atwara barumuna banjye 2 bankurikira,
ngewe icyo gihe muri urwo rugo bari bantumye gutashya najyanye n'abandi bana, yaje ngewe ntahari. Amaze kubatwara ngewe ndahaguma, naratashye barambwira ngo abandi babatwaye, ngewe ndahaguma. wowe urasigara? Ndasigara. Hagumye nuko muri urwo rugo, kuko umugore yari umwarimu, arambwira ati uzajya umpekera umwana umunzanire ku ishuri. Noneho rero bari bafite muri urwo rugo undi mukozi uteka akita no ku bindi byo mu rugo. Ngewe ariko we iwabo w'uwo mukobwa aho avuka bari baziranye na mama, urumva yaranze. Noneho rero akajya ateka, yajya ateka mu gitondo igikoma cya ba nyir'urugo, agakuraho igikoma cyanjye ari bume akagishyiramo umunyu wa gikukuru. Ndabimenyera, nkajya numva ni ibintu bisanzwe. Ngiye kuhamara umwaka, mbura igihe gito ngo umwaka ushire, nagiye kuragira inka, twari turagiye hafi yo mu rugo. Inka yabo iranyica yo muri urwo rugo. Maze kunyica yaranyishe nkomereka ku mutwe hano inyuma, aba ariho nkomereka, ariko kubera ko nabaye nkugeze impinduka nk'umuntu nyine wagize ikibazo, baranyirukana. Barambwira ati n'ubundi nta kintu na kimwe gishoboye gukora, ataha. Ndataha njya mu rugo. Ngeze mu rugo nagiye kuba kwa nyogokuru, ariko mpaba hari n'abandi bavandimwe banjye bahari, turahabana. Dukomeza muri ubwo buzima. Mama afite basaza be benshi, yego, ariko ngeze kwa nyogokuru hagera nka 2:00 z'ijoro, bakambwira ati jya kuvoma. 2:00 z'ijoro. kandi uri umukobwa? Umugezi navomagaho wari umugezi utemba, ntabwo yari isoko, wari umugezi utemba. Najya kuvoma hari ishyamba nanyuragamo, bavugaga ko ari iry'iwabo wa mama, ariko ari irya se wa mama, ariko byo ku wundi mugore wiwe. Nkumva ibintu biravuga nk'abantu, ni 2:00 z'ijoro, kumva ni nk'abantu wareba ukabona ni nk'urumuri rwo mu ziko kuri umuntu acana, nyine urumuri rukazamuka. Najyanaga akajerekani kamwe, nta nubwo bamvunishaga. Hanyuma rero nagera mu rugo nkumva ibintu biraje kwa nyogokuru, nkumva biravuze, bikaza birira. Nyogokuru wanjye akavana ikara mu ziko agahita aricisha munsi y'urugi vuba vuba yihuse. Kuko nari umwana nkagira amatsiko yo kureba munsi y'urugi, agahita ambwira ngo sha, ngo wowe ngo urinkanura amaso ngo bizaza bikujyana. Ariko nkibaza bizaza binkure mu bandi bana turi kumwe, abari njyewe bize bijyana ni ibiki? Ibyo bintu yavugaga nari ntaramenya ibyo ari byo, kombi ni Nyabingi wabo wa mama bari bazifite. Yego. Noneho rero akabikora gutyo buri gihe. Hashize igihe nza kujya ku ishuri, naje nshonje, iwabo wa mama hari inzu nini, hari n'igikoni, ariko nsanga bacanye baranateka. Noneho nsanga igikoni kirarangaye, ariko mu nzu hafunze nta muntu uhari. Nsanga igikoni kirangaye n'umuriro urimo. Ndangije njya munsi y'urugo mu rutoki, nkurayo igitoki, ndagihagura ku nsina, ndakizana ndacyotsa. Hashize umwanya haza musaza wa mama ntigucura iwabo, asanga nokeje igitoki, arambaza ati urakora iki hano? Ndamubwira nti nokeje igitoki. Ahita akivana bakijugunya munsi y'urugo. Aravuga ngo naho waba witoza kuba umuntu, uzapfa utabaye umuntu. Ndamubwira nti se ndiyica? Arambwira ngo ntacyo urica. Ndamwihorera, aragenda. Hashize iminsi mama yaje kugura inzu ahantu, yego, tuyimukiramo, tuva kwa nyogokuru tuyimukiramo iyo nzu. Tumaze kuyigeramo turabana, arera abandi bana neza, natwe aturera, ariko twebwe akatubwira ati mwebwe mufite so, kuko abavandimwe tuvukana imbere yacu papa wabo yitabye Imana. Akavuga ati mwebwe mufite so, muzajye kwa so. Iyo habaga hari nk'agaserivisi kamwe tumusabye, ubwira ati nkeneye iki, gahita avuga tuzajye gusaba so, yaba urahazi. Papa nawe akavuga ati
ntago aba bana mbemera. Hari murumuna wanjye unkurikira yaramwemeraga kubera ko we yari inzobe. Undi ukurikiraho we yaramwangaga akavuga ngo uru ni uruzingo nta kintu ruzamara. Hashize iminsi nka 2015 nza kuza i Kigali ahantu muri famiye hariya mu Bugesera. Nari naramenya ko mu rugo kwa nyogokuru nyine bantanze kuzimu nk'igitambo. Ndaza niyizira i Kigali nabonaga ubuzima bugoye bwo mu rugo, ndavuga nigira i Kigali. Hashize iminsi 3 nyogokuru yabwiye mama aramubwira ati umwana ko bamujyanye kumwica i Kigali nkaba nzi ko bica abantu banarya abantu, atubwo urumva bimeze bite? Mama aravuga atari kuzi ko ari byo koko. Aratangira arahaguruka ararega. Hari umushuti wanjye twari tuziranye tunaturanye mu rugo, ntabwo ndi buvuge izina rye, gusa yaramfashije Imana imuhe umugisha. Yajyaga ntiza telefone nkavugana n'abantu, noneho rero kubera ko bari bazi ko turi inshuti aba ari we bajya kubaza, kandi nanagenda yari abizi. Aravuga ati aho yagiye ndahazi n'igihe yagendeye ndakizi. Umumama bamushyira muri gereza baramufunga. Baramufunze. Waje utorotse? Naje ntorotse mu rugo batabizi, nta n'undi muntu ubizi usibye uwo muntu umwe gusa. Ndangije kuza i Kigali hashize nk'iminsi 3 inkuru zitangira gucicikana bati umwana yarapfuye. Hari umusirikare umwe yarampamagaye banamuhaye nimero z'ahantu narindi, arangije aravuga ati ni gute bavuga ko wapfuye kandi tukumva? Nanjye ndavuga nti ntago napfuye ndahari. Nawe aravuga ati niba batarakwishe koko uzaze tukurebe. Naho narindi bampatike insubiza mu rugo. Nsubira mu rugo. Ngeze mu rugo hari 2015 ko mu kwa 4 hafi mu kwa 5 gutyo. Nyogokuru wanjye ku itariki 5 arapfa. Navuye i Kigali ku itariki 4 z'ukwa 5. Ku itariki 5 nyogokuru wanjye arapfa. Apfa tutabonanye, apfa ari wa muntu wavugaga ko ndapfuye. Ari byo yakubwiye ahoraga abwira abantu. Kandi we twaraziranaga ntabwo twakundanaga. Impamvu yabikoze gutya akajya kurega akigaragambya agakora imyigaragambyo kubera ko yari yarantanze kuzimu, kandi bamwishyuza bamubwira ati nutankuzana tuzaza tukwice. Nsubirayo ku itariki 4 nibwo nagiyeyo. Ku itariki 5 umukecuru arapfa. Baduhamagaye nka saa 9 bati yitabye Imana. Mu gitondo abandi urumva mu cyaro bahita bashyingura. Yego, mu gitondo abandi bajya gushyingura hari nko mu masaa 10, ariko ngiye nkumva sinababaye. Narira nkumva biranze. Nta n'iminota myinshi narize rwose, nkumva nabuze amarira. Nkumva ijwi rimwe rirambwira ati ntujye gushyingura. Irindi bati ujyeyo. Ngeze aho ndavuga nti ntabwo ndi bujyeyo, nintajyaho nta kintu ndi bubi. Ndangije wari ubizi ko bagutanze kuzimu? Nari ntarabimenya neza, ariko nyine hari utuntu nyine ubugenda uturwara. Nagiraga akarwara ko kuva mu mazuru, cyane cyane nagiye nk'ahantu nkava mu mazuru, ariko nkava mu zuru rimwe. Byatangiraga numva harimo umuyaga mwinshi mu zuru, ubundi nkumva ni nk'urusenda, najya kubona nkabona ndavuye. Kamara nk'isaha 1 cyangwa 2, nagera mu rugo bakambaza ati aho twagutumye wari wagiye kubyarirayo? Ariko bo babaga babizi, njye nta n'ibyo ntabaganze. Nuko ngeze aho tangije umukecuru apfuye, sinajya gushyingura. Abandi bajya gushyingura, njyewe njya kuzerera. Narazerereye iminsi 3 n'amajoro 3. Nagiye mu rugo rw'umuntu ngumayo. Ngeze mu rugo mama arambwira ati se ko twapfushije mama ntuze kudufasha gushyingura? Namubwira ahubwo nizere ko yageze amahoro. Ni mwabisoje se nta kibazo. Hashize iminsi mama arambwira ati ariko hari imiti ugombaga kunywa weho n'abandi bana nk'umwuzukuru utanyweye. Ati kubera ko inzu ya mama ari njye bayihaye,
ndavuga nti okay nta kibazo ndabyemera. Hashize nk'iminsi mukuru wanjye ndamukurikira yicara muri salo imvura iri kugwa, aravuga ati ariko uzi ko Muhoza n'umwana mama abereye nyirasenge, bamuhaye umuti none akaba yararwaye agatema umubiri wose. Mpita mvuga nti niko mbe bya bintu byanyu ni uburozi, ni ntabwo nkibiriye. Mama arambwira ati se nutabirya bizagenda gute ko iyo nzu ari njye bayihaye nturamukuriye ibyayisohotsemo ko uzahumana. Amubwira nti n'ikimenyimenyi iriya nzu uzayisenya vuba. Ari kumubwira yego. Iyo nzu yayimaranye nk'umwaka umwe gusa, arangije arayisenya. Maze kuyisenya nyine hasigara ari itongo. ndongera nigarukira i Kigali. Ariko mbere yaho gato ikintu cyatumye ngaruka i Kigali, mama rimwe yigeze kuntungura angurira imyenda myiza y'agatisi keza. Aragenda ajya mu isoko arakazana arangurira n'abandi bana. Hashize nk'icyumweru iyo myenda nyambayeho icyumweru kimwe, arambwira ati nyishyura. Ibihumbi 10. Arambwira ati nyishyura. Icyo gihe narigaga, nta mafaranga nari mfite, nta n'ahantu nari kuyakura. Ni nawo munsi wa mbere ntize gukorera amafaranga bwa mbere mama ambwiye ati nyishyura. Ndamubwira nti se nzakwishyura iki? Aramubwira, aransubiza ngo nushaka uzibe. Ndamubwira ntoke. Hari umuntu wari warangiriye neza ampa 5. Yari yarampaye 5 ngo iguremo akabeti kava nta gashoka nyine gatoya nyine kaguraga 5 icyo gihe. Yego. Noneho ndangije cya 5 ndagifata njya kukiranguza avoka. Najyaga kurangura ahantu bakanyikundira bakampa avoka nyinshi. Avoka nzigejeje mu rugo bambwiye ngo zizashya nyuma y'iminsi 3. Ngiye kureba kuri wa munsi wa 3 bambwiye nsanga ipusi zaziriye zose. Nari nsigaranye 700 ntabwo nari nayaranguje yose. Ndavuga uru rugo naranguyemo bashobora kuba bagira abazimu kanzajya ahandi. Ese ibintu by'abazimu wari ubizi? Ntabwo nari bisobanukiwe, ndi kwa kundi wumva umuntu avuga ngo abazimu ni iki nawe nyine ukavuga ngo abazimu. Nuko ndangije njya kurangura mu rundi rugo. Ndanguyeyo bigenda kwa kundi cya 5 kiba kirashize. Noneho kimaze gushira mukuru wanjye hari akantu yari atangiye gucuruza ariko atarazamuka. Arambaza ati se ko amafaranga gushiranye uzishyura iki nyoko mukono ko yabwiye? Ndamubwira nti nyine ntibyarangiye. Yampaye amafaranga 2,000 anangira inama arambwira ati kubera cya kibazo nagize cy'inka yanyishe ntago ntikorera. Arambwira tujye ugenda urangura intoryi ntago ziremera, uzizana uzishyire hano njye nzajya nzigucururiza, hanyuma rero ugenda ujye kwiga. Narigaga. Wigaga nko mu wa kangahe? Narigaga muri senior 1. Muri senior 1 warabifataga? Narabifataga, naranabyumvaga, naranatsindaga. Nuko nkagenda nkasiba, nkagenda nkarangura, akaza nyine akanshururiza nyine hahandi hiwe yabaga arimo arikorera. Aracuruza nk'ukwezi n'igice yarangwiriza 12,000 kuko na yandi ye yampaye nari kuyamwishyura. Arancururiza ndumva yararengeje 5, yacuruje 13 mba mbonye amafaranga yo kwishyura mama, nawe ndamwishyura yiwe sigarana 5. Barongera bampa tike nanone ndongera ntigarukira i Kigali. Ngeze i Kigali hariya mu Bugesera. Mpageze najya ndyama nijoro nzi ko nyogokuru wanjye yapfuye, bizi neza ko yapfuye. Najya ndyama nka 5 z'ijoro zagera naba nangiye nko gutora agatutsi nkumva aravuze ngo ngwino barakuntumye. Kandi nzi ko yapfuye banamuhambye. Amubaza nti se uje gukora iki ko wapfuye? Nzi ko banaguhambye. Ngo barampambye se wari uhari? Akambwira ngo barakuntumye uze tujyane tubane. Navuga ngo mu izina rya Yesu nkarara ntokesha ibintu bikaniga, ubundi ngahera umwuka nkarara ntabaza, umwuka ukarinda uhera. Bwacya mu gitondo
nkumva mfite umunaniro udasanzwe, n'imyenda yanjye sinashobora kuyifura. Igihe kimwe haza kuza umuhanuzi aradusengera, nari ndi kumwe n'abandi bantu na ba nyir'urugo, arambwira ati ikintu gituma wirirwana umunaniro, kumbe baragushika nijoro ukarara uhinga mu marimbi ariko wowe ntabyo uzi. Baragushika gukarara uhinga? Baranshikaga nkarara mpinga mu marimbi, ariko ku manywa ngumva ndi umuntu muzima nk'abandi bose. Umuhanuzi arabihanuye arambwira ati n'ikimenyimenyi, nutitonda ngo usenge vuba bazakujyana ikuzimu, kandi uzapfa mu isi y'umubiri upfe no mu isi y'umwuka, ariko mu isi y'umwijima uzaba uri umuntu unakora, uzaba uri n'intumwa ya Satani. Ubwo wari kuzapfa hano ntitukumenye? Yego. No mu isi y'umwuka ngapfa, no mu isi y'umubiri ngapfa, ariko mu isi y'umwijima nkaba ndi umuntu unatunga nyine muri misiyo. Yego. Nuko ndangije abimbwiye gutyo nyine na ba nyir'urugo barabimenya, ntangira kujya njya gusenga nkiyiriza, ariko y'isaha itaragera n'ubundi umwuka mubi uguma kugendaho. Nuko igihe kimwe nza kujya gusenga ahantu hariya i Nyamata, nyuma yanjye hari itorero ry'umuntu ryitwa umudugudu w'ubuhungiro, sinzi niba ari gihari, hari nka 2016 gutyo. Mageze hari kuwa gatanu, ari umunsi wo kwakira ibyifuzo, nari ndi kumwe n'undi muntu arambwira ati ngwino twinjirane, ndamubwira nti banza ugende winjire. Yari anafite umwana, ndamubwira nti genda asigara ngufashije umwana. Nuko arangije arambwira ati hoya reka twinjirane. Uwo mupasiteri tukinjira mu muryango ahita ajya mu mwuka, arahanura kuva mfite imyaka 5, arahanura avuga nuko imbuga y'iwacu iteye, byose arabimbwira. Ambwira nyine ukuntu bantwaraga ikuzimu, ukuntu nararaga mpinga, nashoboraga nko kubyuka ngasanga nko mu kiganza hari uruhu rwavuyeho cyangwa mu kirenge, kandi nkumva simbabara, ariko nkabibona ko mfite igisebe, ariko nkumva ndi muzima. Nari nanutse hahandi ho nyine byarazaga bigakata nyine bikanywa amaraso, ubundi nyine nkaguma nshonga buke. Umugabo arabihanura wowe mbere ko baguhanurira ntiwajya kubikeka ukumva ko hari ikintu nyine kiba kidasanzwe? Narabikekaga kubera ko hari nk'igihe naryamaga nkarota nka mama arimo arambwira ngo nzazi ngo tujyane gusura mama we, nkamubwira nkamusubiza nyine mu nzozi ngasubiza, cyangwa se nkamubaza nti tuzamusura hehe kandi yarapfuye, nkabikeka ariko sintahure ibyo ari byo. Nuko ndangije nyine uwo mugabo aransengera nk'amasaha 5 yose akinsengera, arambohoza ndataha. Ngeze mu rugo nyine mba umuntu muzima, sinongera kubona za nzozi mbi narotaga, sinongera kubona, nararaga mbona nirukanka ahantu mu bishyamba ndi kumwe n'abantu banyirukaho bafite ibyuma bicyaye, sinongera kubibona, mba umuntu muzima. Nuko birangiye ndatuza abandi bana bose. Hashize igihe hari murumuna wanjye mfite yitabye Imana, Yamiridizinefu, yaritabye Imana, yararwaye, amaze kurwara turamuvuza. Tumaze kumuvuza umwana tuyoberwa indwara yarwaye. Mfite mukuru wanjye w'imbere twatwita ko ari imfura ya mama, kuko ndi uwakurikira yarapfuye. Nuko barakundanaga, icyo gihe nari mfite ku mafaranga, akampamagara akambwira ati hakenewe ibi n'ibi. Yego ndamufasha, turafashanya njye nawe, ariko atari uko na mama wanjye abuze ubushobozi, ahubwo mama we yashakaga ngo ajya avuza mu bapfumu ibintu nk'ibyo, kandi naho yaragerageje biranga. Umwana tukajya tumuvuza tukamujyana kwa muganga, yagerayo akaba muzima, twamucyura mu rugo akarwara akaremba. Nuko umwana turangije turamurwaza, hashize nk'iminsi umwana yitabye Imana. Mama yarampamagaye, hari mukuru wanjye nari namuguriye telefone, icyo gihe yajyaga kurwaza murumuna wanjye, nta telefone yari afite, ndavuga nti kanyimugurire. Mama arangije arampamagara arambwira ati sha, ati witore ukore ibi n'ibi,
bitari ngombwa. Arangije arambwira ngo uzapfa nabi. Ndamubwira nti sinzapfa nabi gute? Ati ntabwo mwigeze mumfasha, mwarantereranye, umwana wanjye yarinze apfa, nta kintu na kimwe mwamfashije. Ati nimwe mwamwishe wowe na mukuru wawe mufatanyije. Ndamubwira nti umwana ntabwo ari twe twamwishe, twe twakoze ibyo dushoboye kandi byaranze. Icyo gihe apfa ntabwo nari mpari. Papa wanjye mperuka kumubona mfite imyaka 7. Icyo gihe duherukanira kubonana. Noneho umunsi twabonaniyeho yigeze gukora ikosa rimwe, aravuga ngo murumuna wanjye unkurikira ngo agiye kumuha umuntu ngo amujyane amurere. Icyo gihe yari amwemeje yuko ari bumujyane akamugurira bodaboda. Ndamubwira nti nawe bodaboda ntabwo wazibura. Icyo gihe nararize ndanavuga nti n'uwo muntu uwo mwana ntabwo ari bumutware. Icyo gihe nyine papa ararakara, aravuga ngo umwana usa n'uyu nguyu ngo ntabwo iwacu twamubyara, yavugaga njyewe. Ndangije ndamubwira nti guhereye ubu ngubu ntabwo nzongera kukwita papa, nta nubwo uzongera kumbona. Ahita agira ngo yaravuze nti wenda agiye gupfa cyangwa se azahura n'abamwica nyine. Nuko nyine mama yatujyanye mu rugo tuguma tubana. Iyo papa yabaga aje gusura abandi bana njye ntabwo yambonaga. Twahoraga tubisikana, yaza agasanga ngiye nko ku ishuri, yaza agasanga bantumye. Kuva icyo gihe ntabwo arambona. Murumuna wanjye yitaba Imana rero bampaye nimero ye ngo muhamagare. Muhamagaye ndamwibwira, arambwira ngo ntabwo amzi. Twavuganye nk'amasegonda 40. Icyo gihe duherukanira kuvugana. Umwana rero arapfa, baramushyingura birarangira. Ariko nkiri mu rugo ntaraza i Kigali bahoraga bantoteza, bambwira ngo uzapfa nabi, umuntu wese uciyeho ngo uzapfa nabi kubera ubuzima. Ko hari igihe nabuze n'imyenda yo kwambara pe, imyenda ishiriraho irashira. Hari igihe nigeze kujya ahantu nyine bampa umupira nyine uyu wo kwambara nyine uciye amaboko. Ndawambara wambaye nk'umwaka, umupira urasaza. Umuntu aza kunsha ariko arangije arambwira ati sha, ati reba ukuntu isi. Icyo gihe nabaga no kuri wa mwarimu hahandi navuze. Arambwira ati reba ukuntu usa. Turireba ukimenya. Ati reba ukuntu usa kandi uri umwana uba kwa mwarimu. Nari nararwaye, narasadutse, mfite imyate nyine ya hano ku murundi, ariko hasi ku kirenge narogaga, habaga hameze neza. Ariko kubera ko nta mavuta nabonaga yo kwisiga, naragiraga, nahoraga nyine narasadutse. Icyo gihe yari ari mu rugero nk'urw'undi uyu munsi, arambwira ngo uzapfa nabi n'ubundi na nyoko yananiwe kukurera. Ndamureba nyine ndamwihorera, birarangira. Ko bikomeye cyane ra. Hanyuma rero aho nzi i Kigali nyine mu rugo nyine byagenze neza, baguma bavuga ngo ndi indaya y'i Kigali, ibintu nk'ibyo, amagambo mabi, ndi inzererezi, nzapfa nabi, narananiranye, nyine nta gaciro. Amagambo mabi nyine yayo ndakomeretsa umuntu. Yego cyakomere cyane rwose, barababaye. Nuko rero uza noneho gukizwa gute? Ubu muhanzi ufite n'indirimbo rega 2 zose, ufite n'izindi zanditse. Yego. Byaje gute byo? Hanyuma rero gukizwa ko byaje nyine naricaraga nkamwiririmbira nyine n'udukorasi. Hanyuma rero njya mu rusengero nyine nk'abandi bana bose, barambatiza, ndakizwa. Hanyuma rero impano y'ubuhanzi nayiyumvishemo mu 2019. Icyo gihe numvishijemo impano y'ubuhanzi. Hari ikibazo nari nagize ntari buvuge, ariko nicyo cyatumye mbona impano yanjye. Kuki utakivuga? Ntabwo ntakivugira hano kuri kamera. Yego. Kirakomeye cyane. Kirakomeye kandi nanone uwagiteje si ngombwa ko namushyira hanze. Nuko nyine umuntu umwe nyine yarambabaje, nsa n'uwigumuye ku Mana, nkajya mvuga ngo Imana yarandetse, yarantaye. Nakundaga nibature cyane, ngakunda gusenga. Ndavuga nti ibintu byo gusenga ndabiretse kubera ko Imana yambabaje n'abantu bakambabaza. Ibintu byo gusenga ndabiretse, nsa n'ubishyize ku ruhande. Kandi wibagiwe yuko bakubohoje ikuzimu. Kandi nibagiwe ko hari aho navuye kubera Imana.
ndabyihorera ndiyicarira. Igihe kimwe ndyamye ari saa 7 z'ijoro ndota ndimo ndaririmba mu giterane ahantu kirimo abantu benshi cyane, nkabona naririmbye bafashijwe. Nuko bukeye mfata telefone yanjye mpamagara abakozi b'Imana tuziranye, ndababwira nti muzi ko Satani yanteye, ati ngiye ntaryamye ndota ndimo ndabwiriza none kandi sinzasubira gusenga, ibintu byo gusenga ntago mbirimo. Bamwe bakambwira bati ubwo nyine Imana iragushaka, abandi bakambwira ati taba umuhamagaro, abandi nyine bakambwira ati senga cyane, nyine ibintu nk'ibyo. Ariko sinabyitaho, sinanabumvira, ndituriza mpiha amahoro. Igihe kimwe rero imvura yari iri kugwa, nira umuntu kamumirikadi arakama, hari indirimbo ya Ambassadors nakundaga yitwa Nakupenda. Akama igihe ndimo ndacuranga kugira ngo niyumvire ya ndirimbo numvaga, mpita numva indi ndirimbo iraje. Iyo ndirimbo ntago ntigeze nyandika nk'izindi, yaraje umva ibi ndirimbo pe kandi nziza, gusa ntago ndayikora. Ariko numva ni indirimbo nziza ivuga ngo ngiye nakurikiye Imana ishobora byose. Agituririmbiraho gakeya nushaka uduhe nk'imirongo ingahe. Ngiye nakurikiye Imana ishobora byose, ni Imana igira ikirema ikagikomeza, kandi irinda ijambo ryayo ikarisohoza. Ni Imana ntijya ibeshya irasohoza. Iyo ndirimbo rero niyo yaje, numva ni indirimbo nziza, mpita mvuga ariko ubundi ubu ngubu ko iyi ndirimbo ije nzayikora gute yonyine, cyangwa nzayihera undi muntu ayikorere. Ariko numva wapi, numva sinayimuha. Hari gurupe nabagamo yari yarashinzwe n'abandi bantu nyine muri covid, yakoreraga kuri telefoni. Hanyuma rero tugakora amateraniro ku isabato tukanaririmba. Nuko impano yanjye irazamuka, ngasoma Bibiliya, nuko indirimbo zikaza nkandika. Nuko ndangije ndavuga nti Imana, ni noneho ndagarutse, sinzongera gusubira inyuma, ahubwo icyiza ni uko abantu bankomeretsa waba ubashyize ku ruhande, ntituzongere guhura njye nabo. Nuko rero byagenze kugira ngo ndirimbe. Noneho rero wasaba icyo abantu bazakureba, birumvikana nubwo uririmba ntabwo tuzi ngo ukora iki, wenda wasanga uri n'umukire situbizi. Rero nubwo ndirimba ntabwo nta bushobozi, ntabwo ndazamuka. Ngakora umuziki nyine ndazamuka, ngakora indirimbo. Impano yanjye nyine ikaguka. Wari indirimbo zawe uzishyira hehe? Nta hantu wageraho kuzishyira? Indirimbo zanjye nta hantu ndageraho kuzishyira, ndacyahashakisha, ndacyishakamo ubushobozi.